unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Imigani igice cya 17 umurongo wa 22. Reka ngusubize inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye unteze amatwi, gushimira ko wahisemo kubana natwe mu gutegera amatwi Zaburi igice cya 8. Ubushize twarebeye hamwe Zaburi igice cya 7, Zaburi twabonye ko kuyivuga kenshi bizana ihumure mu muryango kugira ngo ugire abajyanama bake mu muryango wawe, kuko twabonye ko kenshi abo bajyanama ari nabo bawusenya. Mbere yuko ntangira kugira icyo mvuga kuri iyi Zaburi, reka mbanze ngusubize iwacu mu cyaro ho gato, ngira inkuru nkwibutsa. Sinzi niba ku musozi w'iwanyu mwari muturanye cyane, ariko twe twagiraga abaturanyi bake ku buryo ingo zabaga ari mbarwa, kandi ku dusozi dutandukanye, ku buryo umuntu yahagaraga ku gasozi kamwe agahamagara ku kandi cyangwa agahamagara umwana wagiye kuvoma. Ingo zitagira uruzitiro, izifite uruzitiro rw'imiyenzi cyangwa imihati n'ibindi. Ku bijyanye n'imibanire yo yari nta makemwa, kuko urugo rudafite uruzitiro kumenya uko baramutse byari ibintu byoroshye, kuko wabonaga bacaracara mu mbuga, banarwara ukavuga uti ubwo ntabonye kwa runaka bacaracara bafite ikibazo. Abafite uruzitiro bo byasabaga kuza ukagera mu rugo ugahamagara uti yemwe mwaramutse, cyangwa ugahagarara no haruguru y'urugo ugahamagara uti yemwe mwiriwe cyangwa muraho. Mu yandi magambo, ikiremwa muntu ni ikiremwa gitangaje. Uyu muntu watangiye afite inzu y'ibyatsi, urugo rwe rudafite uruzitiro, yaje gutera imbere kubwo kwigirira icyizere no kwishyiramo akanyabugabo. Maze mu gutera imbere kwe abona udufaranga, ahindura igisenge, akuraho igisenge cy'ibyatsi, ashyiraho amabati. Bukeye abona ko akwiriye kugira umutekano we mu rugo, ashyiraho uruzitiro ndetse ashyiramo n'igiti cy'imyugariro. Aho hari mu rwego rwo kwemeza ko atakiri wa wundi. Bukeye nabwo abona ko bidahagije, arongera abona kubyigana n'abana mu nzu bimubangamira nabyo. Abana bubakira hanze inzu yabo, ndetse buke buke umuntu atera imbere, kugeza ubwo noneho uyu munsi afite ubushobozi bwo kuza akabona aho utuye hadakwiye cyangwa hatakubereye wowe, akakwirukana ukamuvira aho ngaho agasigara yidagadura wenyine. Uyu munsi Zaburi igice cya 8 tuvugaho ni Zaburi ivuga ko ari iya Dawidi, ikaba yarahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwiririsha inanga, ijwi ryitwa gititi. Ni Zaburi kandi y'isengesho wavugaga kugira ngo wongere kwigira icyizere wowe ubwawe. Ikaze mu kiganiro. Zaburi igice cya 8 igizwe n'imirongo 10 gusa. Byoroshye kuyivuga kenshi ku muntu wumva ushaka gusubizwamo intege n'ushobora byose. Iragira iti: Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Washyize icyubahiro cyawe hejuru y'ijuru, akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gukomeza imbaraga zawe, gutsindisha abanzi bawe, kugira ngo uhoze umwanzi n'uhora inzigo. Iyo nitegereje umurimo w'intoki zawe n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Wenze kumugira nk'Imana, aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo, n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Amen. Mbese ni ngombwa kwigirira icyizere? Igisubizo ni yego. Buriya uko ubona ibintu, uko wavutse cyangwa uko ubayeho, bishobora kugira uruhare rwiza cyangwa rubi mu mibereho ya muntu, bitewe n'agaciro k'imyumvire ubishyiramo. Uko ubayeho hari abandi babayeho kimwe nawe kandi bashima Imana. Uko wavutse hari benshi bavutse kimwe nawe kandi bashima Imana. Hanyuma uko wumva ibintu n'uburemere ubiha, nibyo bizagutera gutakaza icyizere cyangwa kukigirira. Ari nayo mpamvu umunyezaburi we yibajije ku murongo wa 5 ati: umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Nshuti yanjye, mu nkuru twatangije iki kiganiro
yakwibutsaga cyangwa ikakugaragariza uburyo kwigirira icyizere bishobora kukuzamura bikagukura ku rwego rumwe bikakugeza ku rundi, kugeza n'ubwo wirwanirira ukarwana ku muryango wawe wenyine udatekereje ku bandi. Ariko ku rundi ruhande narwo ntitwiyibagize ko iyo witakarije icyizere aribwo ushobora gufata icyemezo kigayitse cyo kwiyambura ubuzima. Umunyamigani we yaragize ati, ariko n'ubundi ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Gusa inkuru nziza ku batuye isi, umuhanuzi Yesaya yayitubwiye muri aya magambo mu gice cya 59 ku murongo wa mbere. Ati, dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Haranira kwigira icyizere, kuko iyo utagifite uhora ufite amaganya, umeze nk'imbabare, kandi abantu bose ubabonamo ibintu bibi. Ugahorana iminkanyari mu maso, yewe ukaba wanakurizamo depression, kuko iminsi yose bisa nk'iyakubereye mibi. Soje iki kiganiro nkurarikira gusoma kenshi Zaburi igice cya 8, kuko izatuma ugira ibyiringiro, cyane ko ibidura nabyo akenshi ari inzitizi zitubuza gukomeza urugendo. Ariko ntabwo aba ariho urugendo rwacu ruba rurangiriye, na nyuma ya 0 Imana irakora. Gira amahoro.